ubwo yashiriye byakiri muto ni igikomere ahubwo sinzi ukuntu ngaragara we ntuzabyara ukiri mutoya cyangwa uva uzabyara umaze gukura kandi ubona amaze gusaza nta na boyfriend urumva uri kwikunda ukururira boss wawe ni mpanguhe oya ntabwo azabanza amena nk'inzamura kandi uri umufana wacu kandi umufana pe ugomba kutwereka urukundo mu muntu wabizakira mu muntu so ni mutange kandidatire cyane ndashaka umuhungu ufite urukundo gusa ndashaka bari umukarani cyangwa umunyonzi mva ko bafite urukundo wowe niyo muhungu dukeneye ahangaha yari umuntu wabimbwiye ariko nyine ubwo nyine ndi kumubona aho kubona gusa ariko ntabwo ariko kuri kuko ndi n'umukristo pe baze ko ndi umudiyakoni mu rusengero rwacu murakaza neza kuri Aston TV show nkuko mubibona hari umutumirwa w'umustar ukomeye Vera umeze meze neza cyane meze towe nanjye meze neza ufite akanyamuneza merci mora nishimye nari kumeze neza merci tanjya wibwira abantu batakuzi amazina yanjye nitwa Bella nkunda umukinnyi wa filime nyarwanda nkaba nyine muri filime yitwa Umuntu n'izindi ndetse nk'abamenya ariko hari ayandi mazina yawe usanzwe ufite amazina yanjye muri rusange nitwa Ingabire Diane Ingabire Diane atangiye gukina filime ryari ntabwo ari kera ni vuba ngaha ariko isi umusitari ajya muri komenti barimo kwamamaza ashaka uri gukina neza ariko nanjye ndagufana nawe ukina neza uri umufana ni ukwindi umufana nabaye umufana w'umuntu bituma n'abakinamo ariko abantu bose bakinamo nabonye bafite ubuhanga wagira ngo shafi yagiye kubarokirita oba wanyu ubu ni oba agira ngo bagiye kubakora nko hanze cyane ariho babakoreye mwakoreye amantuza amahuguro ko murarenze pe ukakunda ibintu byikora ko se muri umuntu uri gukina ushaka kurya gashugi ariwe oba ubu ngubu muri gantuza bamenya uri gukina se urabona namujya akantu bigakunda barakarangije ahubwo muri bamenya urimo urakina meze bite bamenya nkina ndi girlfriend wa Kimasa urabona bigenda neza biragenda nta kibazo ufana atangiye kwiyongera gake urumva nawe uriyongera sinari nkuru oye cyenda umufana ukomeye ndi umufana ukomeye wari umeze neza ariko shameze neza ni ukuri filime yanyu ikoranye ubuhanga bwinshi cyane irimo isomo rikomeye nzi ko batangiye gukinisha ibintu kuko buriya iriya rore baguhaye wumvise wishimye umukinnyi se niyihe rore bamuha ntayishimiye niyo kuroga bayikina kukuroga gusa ntanagushyingura ariko rati iyo ukuri ko gukina niyo mwagitera mwiza ushaka gukina ibintu byose urumva ko uremewe bw'isirano rw'igihugu tuba dufite impano buriya mbere ese gusa umuntu utaragera na 20 ufite yangaye koko yego bari ukuntu bavuga ngo gusazira mu ruhu ushaje mu ruhu itanu yarageze ni itatu almost 25 ubu ufite umusheri boyfriend niko gahinda ngira gusaza nta boyfriend buri nawe abadukurikiranye hagira uza atanga kandidatire imyaka yatangiye kugusiga nta boyfriend koko nukuri biragira sheri Imana no kugira gasubiza ayo masengesho uramushaka umuhungu usa gute tubwira umuhungu wumva wifuza turebe umuhungu uzatanga kandidatire ahangaha shaka umuhungu nkunda naye ngamukunda nta sura sigenderana n'amafaranga ugendera yaba afite ego ntabwo ushaka ufite Range Rover simbaza ngo aza Range Rover wowe ufite iki nicyo kibazo ariko umutipe aramutse agukunda even if yaba adafite n'iyo Range Rover mwakora mukayibona niko mbyizera urukundo buriya nicyo kintu cya mbere ariko ni byiza kuko niba ugenda gukira umwana mwiza uracyafite umuco ntabwo hanze ahangaha arakwigisha ntabwo uriga ushobora kuba utaranakundana na gato kuko urumva ko ugifite uburere n'umuco abakundanyeho cyane muri ubwo nta muco bakigira nta muco bagira abasanga bavuga ngo urukundo ni ibintu abashaka ko nanjye ndemera ibyo uri kuvuga anyway gukundana ntabwo ari amafaranga nanjye ngiye kubaza ngo ntabwo wemeranywa nanjye cyo kuba ndemeranywa nawe ahubwo nawe mvuze kuva ari bwo abana b'iki gihe mbona baracanye ku maso nawe nzi ko n'abacanye ku mareziye ariko baracyafite uburere ngerega nuko nyine ubwo urumva abantu twese tuba dufite mindset zitandukanye cyane niyo mpamvu
cyoroherezwa kabisa mu rugo hose bavuze ko ari hebera ni Kicukiro dukora n'abana bangahe tuvuka turi abana benshi cyane turi umuryango mugari yego cyangwa mwavanze ingabo papa wa Nyarukuntu yigenje ku ruhande oya umusiri wa kangahe ndi umwana wa gatatu banyu baracyari bato ni wa gatatu muvuka muri na benshi kuko bajya bambwira ngo mama wanjye ni murumuna wanjye kandi yarambyaye ubwo yabyaye akiri muto ni igikomere ahubwo sinzi ukuntu ngaragara wowe ntuzabyara ukiri mutoya cyangwa uba uzabyara umaze gukura kandi ubona amaze gusaza nta na boyfriend oya nabwiye abafana badukurikiye abafana ba Bella umuntu wese umukunda mu muntu wabeza kira mu muntu so ni mutabe kandidatire ushaka umuhungu ufite urukundo gusa nashaka bari umukarani cyangwa umunyonzi mva kuba afite urukundo wowe niyo muhungu dusheneye ahangaha sibyo hari ikindi niko kuri niyo yabacukura toilette nta kibazo wajya umufasha ariko dusi n'umwana mwiza nigeze kumvuga n'agatarongo wagacuruza cyane twe turakora nta mikino tuba dufite yego nisubira hanze ahangaha ko haba ari ibishuko kandi hande buri cyuki ubikira gutu nta gishuko urabona cyane cyakugendaho nyine nawe ndibaza kuki ntabura nabyo ariko ubwo wasanga ibyo uvuze atari byo nyine ntabwo ndi icyuki uri icyuki rwose si ku iyo nzobe yawe kwa kanyashi kawe kwa kanyashi n'utu tuguru twiza ngomba kuba ufite nka bitatu nyamara ufite nyashi nazo winkomeretse impano zifite oya ubwo urumva erega rwose waba utarabonye boyfriend ubwo na sugar daddy ariko bantu bakanga kuragara nk'umuntu ukanga abantu mwese umwe niba uteye boyfriend turamubona kandi uri icyuye akomana yanjye ubuse mfite isura ikanganye basi nibambwire ko byaba ari ikibazo uri serious ukavuga umuntu agatagutinya akabati mukobwa ntabwo namwinjira nta n'ubuseriye bwanjye nicyo kibazo ngira wakuze uri umwana umeze gutse mu buzima busanzwe njye nakuze ndi umwana ntabwo nkunda kubona abantu turi kumwe bababaye buriya mpita nshaka story ibashyira muri mood bakishima story rero uyu munsi ndumva narabaye ituma nseka cyose ubwo twatangiye wishimye ukimbora wese wishimye oya nshaka ubu urumva nanjye kuva muri mood mbarongare muri mood nshaka story ntera mbere yuko ngutera story kambanze nkubaza ku kantu kandongora nitunge buriya nanjye ako kantu banza kamfasha kuko urabona mbwira nkora iki kuko wabona nanjye icyo kintu cyamfasha ushaka kwambaza iki kandongora nitunge rero nyine kariya kantu kandongora nitunge buriya kaba karaje gute ni filime nyine urabizi ko ari filime nyine nabwiraga umuhungu ati maze gukura nzaziye mu rugo basi niba no kundongora baratinye wenda n'ubushobozi baratinye inshingano basi ndongora nitunge ubuse muri reality mu buzima busanzwe biramutse bibaye ukabona koko wakuze nyine usazi iwanyu nk'uko wabivuze muri filime wabikora wagenda ukabwira umutipe ati ndakwinginze ndongora nzitunga ntabwo namwingingira atabishaka ariko hahaye harimo urukundo tugakenera kubana ko badafite ubushobozi namwemera tugashakana amafaranga ntabwo najya kumwinginga kugira ngo ashake ko n'undi rwasenyuka nabikora kuko afite uwo mutima wo kunshaka ko yankunze ahubwo amafaranga tukajya kuyashakana turi babiri bose uramutse umubuze kandi ubibona ko ushaje buriya we n'uwuhe mwanzuro wa nyuma wafata njye mubuze nakwihigira inoti nagenirira abana oya ariko ni brag bagira ngo duseke nako nyine nakwihigira inoti nkabyara umwana wanjye ubundi nkatuza ntabwo abantu bose baremewe gushaka ntabwo abantu bose tuzaba abakire niyo mpamvu ubona hariho umukire n'umukire ntabwo abantu bose baremewe famiye ni nk'uko ubona hari ukora ubukwe n'undi ntabukore ntabwo twese dufite amahirwe angana buri wese agira samedi yiwe ubwo samedi yanjye wenda bitaragera kandi nubwo yakwanga n'inagira byose umuntu arabyakira tuvuga Imana ifite igena tuba dufite Imana niyo igena tuba dufite Imana ibintu yatugambiriyeho ibi Imana irabizi ngo nzashaka cyangwa sinzashaka ariko ikintu cyose kizaba umuntu agomba kubyakira kandi ukakibamo neza so ukibarimo n'abashuko niyahuye niko ubuzima bumeze uramenye ntuzabe ndongora nitunge wowe uramenye arajyaga nkuko gushika ngo ndongora nitunge oya abakunzi bacu se ntabwo batuma mbikora oya ntabwo batuma ubikora ndashaka gushakira boyfriend mu bafana bawe so boyfriend y'imyaka ingahe urakoze cyane imyaka ingahe nibura guhera kuri 25 kuzamura
penda kuzamura kugeza kuri 30 cyangwa 50. 35 siko numva yaba ari sogokuru 35. 35 wa 40 nawe yaba ari sogokuru. Uriya bakatarayigira bazamubwira mugateretana. Barashaje. Sikoba ajya ambwira ngo aziranye na sekuruza wanjye. Urabeshya. Iki gitipi banza gishaje. Sinzi igituma ahubwo adasaza ngo abantu babibona ariko nyarumva makuru. Nukujya neza barafata akantu nyine impamvu ariko uriya mutipe igihe ni sawa. Ninde mutipe mukina numva agire crash. Kose yava. Ni nuriya wene James bwo na Obo. Nta urimo muri bo. Nta urimo muri bo. Crash subwo yaza gute. Hano ngo marasumana n'uturwanya cyangwa Oba cyangwa reka. Sure. Erega nta crash akenge nizera ko crash sinzi kwimera kuko ntago ari ikintu ngiye kijye gipfa kumbaho kuko nge ntago nyizereramo cyane. Kuko bera kuba wagira umuntu crash watayigufitiye n'ubundi biba ari ukwitera igikomere. Niyo mpamvu rero nge ntago nyizereramo niyo mpamvu ntajya mpfa kwigira ya. Ukuvuga nk'umuntu uri horo umwe ibihebye bwenge. Biri gitangaje kandi cyobye bwenge ariko bijye binangaza. Waza gukoresha iganano ya kamwana mwabisha. Uzaduze turuko byaba bimeze. Umeze nk'umuntu uri muri horo. Ase Allah. Naho urabikubwira? Ari umuntu wabimbwiye. Ariko nyine ubwo nyine ko umuntu aho kubona gusa ariko ntago ariko kuri kuko ndi n'umukristo pe. Baze ko ndi umudiyakoni mu rusengero rwacu. Umudiyakoni ntabirenza ko yagusha n'urusengero rw'abana kugusha na pasiteri. Ahubwo wowe ibyo bavuga ibyo byo kuvuga ngo wenda ngufata ngo nakubazaga ushabusaga nta niyo ufata. Twe twatorewe gukorera Imana ntabwo ibyo bwenge tubikoresha. Ntabwo mwatorewe gukorera abantu mwatorewe gukorera Imana. Cyane. Iminsi imbere uzashinga n'urusengero. Amen. Ahubwo ndakwinginze uzagitura uko bikwiye utange n'icyacu. Shambere guturira abantu zambaza niturire. Buzizajya guturira nanjye ntacyo ndigezaho. Pastor azabya ngo mugurira Jehova nawe ntafite n'igare. Sinyabyemera. Oya, urumva iyo ubonye make ushaka kubona nka 100k ukazana ijana ntabwo nari bimwe. Cyane. Usengere ndaze nture menshi basi kubera wowe. Nzakubwira uze gutora mu rusengero rwanjye. Urusha uzashinga urusengero. Kuko dora dukora kugira ngo twagure umurimo w'Imana. Amen. Ashadisi ndumvukije. Zahorera kubonagamo nakubesheraga. Ni ukuri pe. Ntabwo umuntu kabisa ufata nk'akantu k'agashokora cyangwa akantu k'akayoga ntabwo ufata wine. Ntabwo nzi ko zisa. Ni imera twayembe gusa. Ni twasana juice. None se katugaruke umuntu series filme yanyu. Ni cyumva utiganya urumva uteganya kuzaga mukayikinamo mpaka munangizanyije warayikunze se filme ubundi zari inzozi zawe kuva kera ukiri umwana wayigiye mute ninde muntu wakajije muri filme? Kamera ku muntu series nko kwimbajije series nge ukomeze nge ni uburi uko film isohotse ndicara nkayireba. Ariko iriya filime harimo isomo ibintu duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi kandi nyine byagufasha. Niyo mpamvu ni filime nkunda nishimira kuko buriya iyo ubonye ukora ikintu kibasha kuba cyatanga isomo cyangwa se cyafasha mugenzi wawe kiba ari cyiza cyane. Niyo mpamvu rero kuyikoraho nzayikora kugeza irangiye nihaza n'izindi project tuzikore kuko buriya umugabo n'uwatangije igikorwa kanagisoza. Niyo mpamvu rero kuba tuzayisoza tuzayisoza. Ese ugomba kuyigumamo nawe ukazajya ukanafungura n'iyabereka cyane ukaguka cyane kuko umuntu muri rusange akora kugira ngo atere imbere. Gusa muri filime yanyu ifitemo amasomo meza mu buzima usanga ibintu mukina bibaho. Ni ibintu bibaho ni ibintu abantu bakora so mwigisha abantu nyine kugira ngo wenda tajya nuzagwe mw'iryo kosa. Muzakomereza aho pe mugire courage
ya Oba wanyu ariko Imana izababarire buriya Oba ko mbona ibintu akora ashaka kubikora mu buzima busanzwe byaba ari ibyo cyangwa nibyo mba ndeba gusa ntago ari muraziranye cyane se cyangwa nawe ntabwo ubizi uramuzi neza ndi kuvuga bigendanye n'abakinnyi bose muri rusange kandi cyane ko nawe uri umukinnyi urabizi neza kuko wowe wanabigiyemo mbere yanjye biriya bintu dukina ntabwo ari twe iyo tugiye gukina twambara undi muntu ntabwo njye Diana ngenda ndi Diana mba nabaye Bella sibyo niyo mpamvu ntabwo wavuga ngo urashinja umuntu ngo uvuge ngo uko akina niwe wanyawe cyane byiza kabisa mutanga amasomo meza mukomereza aho mugire courage sibyo cyane turabafana nyine umufana wanyu nzambara n'amarangi nzambara amarangi dutanga n'amatura nimero buribaho kuri YouTube channel igiriwe dutanga amatura nyine kuri YouTube channel yanditse ya Shafi Films naho usanga ngize ko ufite YouTube channel waje mugatanga amaturo urukuri kwikunda ukururira boss wawe ni mpanguhe oya ntago azabanza amena nk'inzambura kandi uri umufana wacu kandi umufana pe ugomba kutwereka urukundo ariko natwe turi abafana rero rimwe wazabona ka message kameze ukuntu kari serious nzakabone ariko twibutsa abantu kuza bakora subscribe kuri YouTube channel yanjye Aston TV show iriho ibiganiro byinshi byiza urabona ko mbaratumiye abastar n'umustar ukomeye sibyo ubu ngo yana gativu gahise kakubenguka urabizi ubu wabona ntakiri singo wabona ntakiri singo umugabo yicaye nko muri Amerika ahantu yicaye muri salon ndimo ndamureba wa mugabo wenda kwinyenze mve hano wanyandikiye nimero turayishyiraho hasi akwandikire kabisa nukuri pe bambaze ibintu ndayibahereza ari singo turashaka umuntu wo muri Amerika wa muntu ukijijwe umeze nko niyo adakijijwe nta kibazo kuba nkunda kuba agukunda okay azakirwa nyuma nta kibazo sibande urumva hari hirya wanganize cyangwa twisoreza turangize ibiganiro bye ntibyabura shaka gastori ntera rero mbe ko wavuze ko ugira story ndumva nshaka ko wanera gastori story zanjye ziba mu kukubaza ubwo waba utumye ngiye gombaza nta kibazo okay kamubaze nk'ubu uri umukinnyi wa filime tukuzi muri filime wanabigiyemo mbere yanjye ese ni iyihe challenge waba warahuye nayo and ni iyihe improvement wabonye filime iyo igitangira hazamo abantu b'abacantege benshi n'abakubwira courage ariko abacantege umuntu ashaka kuza nko muri comment najyaga nkina filime ndi nk'umurozi ukabona nk'umuntu aje muri comment wewe ngigikaje kirasa nk'uburozi kuko ngo ni umurozi biragaragara bari kumira ukumvura babaye ngo n'umuze busanga ngo banza roga urumva bakubye kumva use koko ko wagira ngo abantu bambaye mu mwana mubi kandi ari umwana mubi ukumva nyine birakubabaje kumva bavamo undi akaza akakubwira ngo oya nta mafaranga bibamo urimo uratumwanya ntago level yawe yo kwirirwa ukina ese baguhangahe bakaguca intege kandi mu by'ukuri ushaka ikintu ushaka ntaryama nkayo ushaka no kuzajyana gukina ku buntu ugatenda n'amaguru ugiye gukina cyangwa kwitegera bitewe n'uko ubikunze atangiye mbikunda so abantu baraza bakaguca intege mu comment umuntu aguca intege mu buzima busanzwe n'inshuti yawe bakubwira ati nta kintu bizakumarira urira ugenda ubuse watahanye iki kizima bakaguca intege gutyo so ikintu kiza nabonyemo ugira inshuti nyinshi biguhuza n'abantu benshi biguhuza n'abantu umumaro ndumva inyungu zo zirimo nyinshi cyane uko ugenda ubundi umenye n'abantu nizo nyungu za mbere kuko abantu ni ibintu egari ibintu ugize ibintu udafite abantu nta kintu ufite so ndumva rero inyungu nakuye muri filime ari yongiye y'abantu ibintu byo ni gahoro gahoragenda hazamo improvement ntoya ntabwo umwana akura ngo ahita yuzura ingobyi arabanza agakamba akanahaguruka so biraza gahoro gahoro kandi nawe ndabizi ko uzabigeraho ibyo byose mubwiye kandi baza nawe iyo challenge warayibonye wenda harakubya nabi hari no kubwira bene muri family ati byugiyemo nibiki sidukunda abana bagira gutyo ariko mu by'ukuri wowe uzi icyo ushaka nta muntu n'umwe ntago azakubuza gukora icyo ushaka kugira ngo azakugaburire hari ukubuza ngo bireke ukataza nubwo azakugaburira wowe ukora umutima nama wawe icyo kwemerera icyo wumva kikunogeye kandi iwanyu bakwemerera bakubyaye kuko mama na papa bavuze ngo bireke kamwe mu rububa ariko undi muntu ku muhanda utakugurira isabune yo koga cyangwa utakugura paracetamol ntazagutera umutwe uzakora ibyo ushaka wese ujyamo iyo challenge y'ababyeyi ntabwo wayigize oya mama mufite we anyemerera gukora ikintu namubwiye ko ari kize namusobanuriye nawe akabibona nta kibazo kandi biterwa n'umubyeyi hari ababyeyi bari civilize avuga ngo nta kibazo gukina no gukina cy'ingenzi nuko nzagira nkagira umusaruro
ntabwo umuntu yakwishimira guhora akora gratuit abona nta kintu ageraho ariko ukora ukabona hari ikintu bizakwinjiriza niba ari sawa ababyeyi banjye nta kibazo bigeze bagira abakurikiye ku ruhande muwaje mpamvu kuko ntabwo bamenye umenye ibyanjye ni mama abandi bo umuntu utakugura place umuntu aza gutera umutwe ushaka uri muri ntabwo ndi muba ubwo nyine message mba mpaye abantu bamwe n'abandi umuntu ushaka kwinjira mu buzima ngo urasibira ibintu n'ibishigize ngo ibikingo rero bigana sigaye atanga cyabeshe bagiye babimbye ngo biba ngo ibintu yagiye kuvuga kuri YouTube channel n'ibiki ugasanga umuntu bivuze arakiza afite buri kintu cyose ntuhanambwa ngo 50 waburaye uri kubivuga ufite impamvu wenda uzakuramo nyine rero reka nk'uryo nshaka kubera ko nditunze nawe ntunze keretse ugiye inama ubundi bintu nako nagwa inama mu byo ngomba gukora keretse uje ukavuga ati reka filme nakuboneye ahantu 500 cyo gucuruza inyanya mu isoko aho ufitereza uba wambaye fondation ariko acuruza inyanya ntacyo ntacuruza kubera iki sawe note ubuzima bwose igihe nabubamo garagara nk'umuntu utazicuruza umuntu umukobwa mwiza nkawe wihaye ubwo kwajya ucuruza inyanya cyane nigeze no gucuruza ibishike maze mbyikorera no ku mutwe ukabeshya abakunzi bacu ntabwo babeshe ndacuruje n'ibisheke ahubwo ubu ngubu dukeneye ko bakatugacuruza ntabwo twifuriza gukora ibintu bibi ariko ubuzima buzatujyana tuzaherekeza ariko ibyo dusaba Imana ntizigeye tujyana hasi zatujyana hejuru amen tugomba kubisengera cyane rwose so ndumva rero twaganire cyane yego n'ubutaha ningukenera uzanyitabe ubarigiza umustar urenze n'inyagwamagara umbwira ati wapi ntabwo tuziranye kandi urabizi ko turi famille imwe ntabwo nabigukora ntuzabinkore ubutaha rero ningukenera uzangizaze kuko hari abazakumbaza ngo twamukunze abamukeneye bade comment atubwire nawe mushiro muri Amerika nawe turi kumuhitura agire ari bicyakora yibwirize so abakunzi ba Ison TV show turabasaba gukora subscribe like share na comment nukuri mutubabare mudufashe natwe muzadukenera mudahe ntago twabaho kandi natwe tudahari mwe tudahari mushaka kubaho ariko mwe mudahari ntago twaba twicaye hano twicaye hano kubera mwebwe kuko mutabere ntago twabisohora so murakoze cyane mukore like subscribe na share na comment thank you very much na utaha turabakunda ntacyo wabwira abakunzi bawe nukuri ndabakunda cyane umutima wanjye ungana nka convention kubera urukundo mbakunda mbega umutomo nukuri arabakunda okay bye